Nandro. Umeze Nyiriwe mama Sandrine. Nyiriwe neza. Mwiriwe mute? Nyiriwe neza. Kavura mwakabonye se? Kavura twakabonye. Vumbi ryari tugeze hamwe n'ukuri kw'Imana. Vumbi ryari tugeze hamwe. Uraha wibereye aho wikorera utuntu twawe wite. Se wazanyigishije nanjye nkareba ko siko nashimye. Sinafitibaye. Aka ni akazi ka buri munsi. Yego ma, utuntu ni twiza ndadukunda. Nanjye buriya ndakubana. Se buriya kamwe nangahera? Ntabwo kagura menshi n'amafaranga 500 gusa. Muba mwarateguye n'utusahane. Twose n'utumwe bashyiraho amasaro nyine nuko umwana ugiye kumfasha ataragera hano. Ese barabyigisha bino bintu cyangwa ni impano umuntu avukana? Ni impano ariko no kubyiga umuntu arabyiga da. Ese ugira ngo ibintu byose dukora nizo ari impano z'abandi. Mugira n'amaso. Nta nubwo mba mbona rero buriya najya njomba intoki nkazimara. Ako gashinge se kaba gatyaye? Agashinge kaba gatyaye. Tumeze neza. Tumeze neza kiretse mwebwe. Tumeze neza. Nta kibazo. Nari mvuyara hirya kwa mbona bihita. Twagiyeyo nyine bari badutumiye. Ntari bafite inama ngo y'ubukwe bw'umukobwa wabo. Ahubwo se gutaje. Yewe mba naje nyine ni za mpamvu z'akazi. Ariko nanjye gutaha tuzaba turi kumwe. Ziriya ni inshuti kandi buriya ni n'abaturanyi. Umugore wo kuwa gatandatu ngo nibwo nyine tuzakora inama bya kugira ngo batumenyeshe. Ahasubiza amafaranga yo gutwerera umuntu azayakurayo kuko namwe iki gihe amafaranga yabuze. Wabura amafaranga yo gutwerera umuvandimwe. Ariko se nanabahaye amafaranga nkagenda nkakora imirimo. Ibyo ntibyakunda. Nabyo byakunda. Kubera ko erega ababyeyi twabyaye. Ariko mbona bucyuze se ko agira abana buriya baba muri Amerika. Kugira ngo amafaranga barayabuze. Aho niyo buriya baba bayafite. Arihagije. Ariko buriya icyo bakeneye ni ukutubona twicara turya tu. Ariko ntibyatubuza no gushyiraho agasandu kacu nk'umuryango. Ariko rodi. Cyakora nawe uri umukire da. Nase amafaranga yose tukwishyura waburamo intwererano. Umfata ibihumbi 2 igende nshyire muri za miliyoni. Ese yagaragara ko umuntu agutwerera ukabimenya. Batatoranya bati iki gihumbi ni cya Mukamana. Rero kera bajyaga bavuga ngo ubucuti ni akarenge. Kandi buriya akarenge nta kintu kaba kazanye. Nukuzanye n'ukwicara ukaganira nk'uko turi kuganira. Ibyo rero bisanga bihuza no gufata ibyo bibiri byawe ukabihuza n'amafaranga yabo menshi. Abakiruzi ukuntu banezezwa n'utuntu ibyo se nkubwira ngo njye nzagenda nisabira imirimo no kugira ngo ntange igihumbi kijya muri za miliyoni ntikigaragare. Ariko nibyo ariko ibyo tubivuga. Urabizi ko mu Rwanda ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Ndanakwemera. Nanjye nuko ariko kugira ikibazo kurikirana. Umwana wanjye abapangayi bose nzanye abana bose babasha ku mwana wanjye. None n'umwana wawe nawe siko yamaze kubyinjira kugisha ukuri. Bisa nibyo. Numvishije ngo sinzi kuri se. Ejo bundi namubonye avuye gusenga. Avuye no mu kazi. Mbego ava mu kazi ngakajya no gusenga. Ndabyemera kandi nabikunda. Narasenga rwose Jambiya wanjye. Ndamukunda ariko numvise amakuru ko afite ahantu ajya ahurira n'umukobwa wanjye. Kareka akamusohokana bakagenda. Ndimubajije ntego twatsi. Nzi ko iyo bica atayigira se. Umva natekerezaga nibura ko nda ngiye kubimubaza kumva neza ko ari nk'ibyo nyine by'ubukwe natwe tukazicara tukanezerwa. Arampakanira iyo hajemo guhakana rero agira ibanga nyuma bari ibya nanjye kugira ngo njye kumenya ikintu nkazenguruka ni nko kuva Nyabugogo ujya kandi uri bujye Kibungo ukabanza ugaca Nyabugogo kugira ngo mukuremo ijambo uriya ni nkasi tuvuge ko ari kubisha nyuma zabitubwira neza ariko ngize amahirwe nibura niwe wamutwara atari twadushyamisha no kutuvuga nabonye hano bizirangegera bariya batagira n'inzara zo kwishima mfite ubwoba ko umwana wanjye azanduka bakamutera inda mucungire nubwo umwana yagira ibanga ariko uburyo umwana kuri nyina ntabwo navuga ko yapfa kugurisha burundu nakomeza gutsemba uzafashe nk'umubyeyi ejo ntazabona ababikira ariko hari igikobwa cyagumiye kiba muri karitsiye bajya bavuga kimwe ngo kigira umunwa kigenda kivuga n'ibitakireba ageze kumbwira ngo babonye ahagararanye na Jambiya ko baburanyica ariko ari Sandrine wawe yaba badatawe navuze impundu nkaserebura nkishimye kiriya gikobwa se ariko cyane gikobwa gishobora kugira amagambo umva amagambo gusa cyari yagize kabaruka cyo ko we wasanga n'umwana wanjye nzabyibeshya cyarabuye
ngerageza akabaragurika none ntazahutira umwana wanjye uriya mukobwa ariko ameze arabeshya uriya nyine ubwo niba yaramuciyeho akabona ahagararanye n'abo basore kandi wabona ntawe umuvugisha urumva byagenda nta kindi ahita akeka rega bariya baba umva baba bari mu uriya yarenze kugwa mu muziko ahubwo ari mu ivu arimo arigaragaza reka nkomeze akazi kanjye wasanga wenda ndaza kubikurikirana cyangwa ndaza kumuganiriza n'umunyamasengesho nicyo muri uriya mwana ni ukuri humura rwose n'aba hari ikintu babizi turiya duhungu tungeza ahandi bavuga ngo tuguhaye umuriro njye naho inzu nubona ku muriro reka da uzi ko nababonye bikorera utwangushye ibisatumba ibigegera abantu b'abasore bikorera n'amasekuru ziriya ngegera uzi ukuntu umutekano yaje kwishyuza amafaranga y'ibishingwe bakavuga ngo mfata ibishingwe nkajya kubimera imbere y'inzu yabo abana n'abana babi hewe nababonye imbere ariko ninjyewe narahumye henga ngende njye kureba ukuntu natekera Jambi yaraza kuza kujya gusenga ataza kugenda atarinda ndaza kumwinja buhoro buhoro hari ibintu yansabye hambere ahangaha nyine ngerageze mbishake muganize ndabiza zabimbwira nubwo wenda ceceka ariko turaganira cyane tukuzuzanya zabimbwira ngaho mwirirwe neza nanjye nari mu kazi kanjye nta nubwo naguherekeza wabona ko ndi mu kazi nta kibazo weza kayo Payamva. Urambaza isha. Akwice nakubaza ni. Ese ko muri ahetse bag uyu munsi uri kujya. Oya ndagiye. Kakaguru kanjye. None se reka nkubwire nyine buri segato. Ujye koza ibyombo se. Yakoze ibyo ndabona nta n'ikintu kiri. None safura twarayumije pe. Ewa. Cyakoze. Ahubwo se wenda kurya se. Beruka kurya se kubizi wari waha. Kuva narwara kandi wahahaga. None ndakwica. None ufashe n'amabag uragiye. Yani pasho size hano. Ako natanga pasho ndi umugore wawe. Ari wowe. Ya. Nubwo ndwaye uyu munsi nagwanshika. Bavara bamubwire Sam. Reba isafuriya irera ukuyisize nakuyisanga. None nagira ngo mbikore. Yewe kwa Jambiya nubwo twashwanye nabo harukuru ngewe bakanyera ku biryo. Uyu munsi n'uburaro ubwo birakureba. Ahubwo hari amakuru ubwo ngubwo ndi kugenda nkurura. Ayahe se. Nkurura. Ayahe nyine. Ayahe. Bwira njye ko ubwo nyine nanjye kukubwira ngo ndagiye nzamara icyumweru hano ngiye urumva ngiye kureba ko umva nyine nkubwire buretse gatota icyumweru se reka nkubaze icyumweru cyose uzakimarayo nzaba ndi muri nazo narya ubizi naravunitse mushiki wawe ntabwo uramuzana ibiki n'ibiki ngiye mani ntungore kabisa ikintu ugiye kwigaho tugiye kureba ukuntu twazana mushiki wawe urumva nese ugiye mu cyaro yes ngiye mu cyaro uzaza ryari nzaza muzanye ariko mwana wundi wagereka kuza kuvanga ibintu wa ntabwo mari gucuruza avoka byarangiye bishyura yaraho yare gose njoro z'avoka sinagaje ubundi zabaze zose kubera kurwara nkazereza amatungo ntabwo wabibonye aya matungo yarandi rodise ntabwo uzi ko arandi rodiyazanye ingurube se asigaye afite ikigurube hariya ne ahubwo ngiye kuzakibaga njye kugihereza abayisilamu bazakwica ahubwo uzagira reka nkubwire icyambere genda giyashize ni icyumweru cyane uravuga ibintu nabirangiye Sam siga amafaranga yo kuryana amafaranga yiki koma derbare nama mama oya ntaga yarayicuze what ko Sam wagira ibyo bintu byawe ari Sam none se umva nyine ngubwire Sam oya mwana umva ngubwire wa iryo pera riri ku gati ako kamanuka kandi niryanjye reka henga ngende mwaramutse aha ndakubonye ndagusuzamo ibiti ndagusuzamo ibiti wowe none se mera ko imbere nakoze urabunza amagambo yawe yikise kandi ugira umunwa wawe habaye ikise urashaka iki jewe nje kwishakira Jambi igira hano ndi ikikugenza mero nje gushaka Jambi uramushaka neza ariko uzi ko babivuze kuri koko inshuti yanjye urashaka kumbindikiranyiriza umwana wowe warenze iziko wigaragura mu mashyiga hagati
ngo bigende bitura mwana ni muto turigana Genda yicara gake. ku ntebe genda gake Simeri nawe esema amagambo uri kuvuga muri karitsiye ubundi ngo ngaho wabonye ngo byose ibiki se kandi ko nuvuga ko muri ibyo bintu ari bishya mu matwi yanjye habaye iki se kandi ntawe uhari none Simeri yagiye mbabarira umushake ntawe uhari ko mwigana se ko mwigana akaba yagiye ku ishuri ukaba utabizi mbabarira ndakwingiye yagiye kwiga oya arahari pe arahari se urabizi kundusha mami wambabariye ko aka ni akaga mbonye mukamana ukuri ningenda ntamubonye ndumva bitameze neza ntawe uhari mukobwa mwiza wambabariye ntawe uhari ikibazo ubanje kumbwira amagambo mabura nanuka niyo mpamvu uri reba ugira umunwa muremure gute se navuze iki kandi wari uvuga aho ugeze hose uravuga aho ugeze hose si ubuntu ubundi wabona waretse kuduteranya ko uriya mwana aracyari muto nta kintu nigeze mvuga pe muhamagare kuri telefone umubaze ariko mbere ko adahari kandi avuga ko ari mu rugo ntawe uhari mukobwa ndakwinginze ni ukuri ntawe basi ngupfukamire sinkubeshya ntawe uhari wambabariye ko uyu mwana w'umukobwa ko atajya yumva bagira Mbabariye. urashaka ijya kuri gatunga ntunkore Ndakwinginze. reka 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 Mami, reka 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 ntiwagashereho ntunkoreho Mbabarira, nakubwiye ngo ntawe uhari yatahanye ikayi ryanjye mbabarira Sakaga mbonye. ndakwinginze ariko si ibindi abigira yatahanye ikayi ryanjye hava hano cyangwa uhamagare mbabarira ko ndabona uri gatunga basi se nakoze iki ntacyo wakoze navuye ko uba ushaka adahari kandi muvugishije kuri telefone akambwira ko hari aryamye Sakagara. mami mbabarira nkinga nkinge nigendere mami mbabarira ndakwinginze igirayo ndeka mbabarira urambaza umuhoraho mbabarira mami ndakwinginze basi mbabarira umukobwa ni gatumye mbabarira basi muhamagara aritaba ari mu nzu hari igihe umwana aryama niba wamuhujije ntabwo yakwiye ntawe uhari sinamubujije mubuza unshaka iki icyo nataga nawe ari iminwa yawe ugenda ubunza niba mwigana akabaje ukabuza Basi ko niba hari musobana n'icyo haguruka wipfukamira sindi Mbabarira, imana ndakubaza. haguruka sindi imana Basi se uramushaka. haguruka Uramushaka. ndavuze ngo haguruka basi mpagurutse waretse kunsambanyiriza ubwonko basi mpagurutse mami mbabarira mani guhumugisha mami basi munshake ngomba kuhukije wanamunshake ariko wanyumvise ndakumva ariko arahari ntawe uhari mami mbabarira ko mbona uri umumama mwiza wambabariye ko ko nakubwiza ukuri urashaka muri wambabariye ko byambiya mami wigenda mbabarira wigenda udatuma nkukubitira aha ukuri ngaha nakwifungiye wigenda mami wigenda Ukiraryo. mami wigenda mbabarira mami wambabariye Jambi Jambi yanyiho Jambi su Jambi yawe kuko yaramaze kumbwira ko hari ndamubere nk'ibintu biba bibaye abasore b'iki gihe nabo ni abagore abasore b'iki gihe manajye ngaho mu ndebe ambwiye ko ahari Mama Jambia! Mama Jambia! Mama Jambi! Mama Jambi! Imvura iri izuba nako ubushyuhe buri hano mu nzu Iri zuba ntabwo mwaribonye imvura iri kugwa. ubushyuhe mu nzu bwateye namwe byababayeho aho kuba Ntabwo tugiye koga. Ahubwo se reka amabazi. Namwe nuko nabona mwebwe mwambaye da. mba mbabwiye navuze mu by'imvura iguye wenda ibitero twasinziriye twaraye dushya ijoro ryose twaryamye ntawe wiyoroshe ntawambaye ntawarya None se reka nkubaze. Jambia! Jambia! Byageze yo. Nawe Jambi. Wowe nawe ndabona wowe. Nta kibazo wahuye nacyo. ubusa arambaye cyangwa arambaye Aya ndikona yambaye da. yambaye agasenge Jambi byageze gute wowe? ubushe mwari mumeze nabi Iwacu rero itanura ry'umuriro. Nukuri kw'Imana. reka twumve njye natekereje ndavuga nti wenda ibyo imvura iguye birashoboka ko mandi guca mu ntoki ubushyuhe mani ugerage ariko si gusa izi nzu z'uyu mukecuru si gusa Oya, njye natekereje ndavuga ngo ahari nandiro ndasigaye ahari nandiro ntabwo ari ndasigaye gusa ariho ndababwiza biriya bintu byanandura njyewe rero by'ubushyuhe ntabwo njye ndi kubyizera sibyo ahari kuvuga ngo ahari randi rodi asiga akorana n'imyuka birashoboka ahubwo twebwe ahari twagize ngo nuko tudaheruka kumwishyura wowe nyine mani ubushe mumeze nabi mani uretse ko imvura ikuga twara niba y'Imana ko namwe babakire namwe babakire imiragwa twara n'ikiza sha kuba nzamwishyura akavana aratanga yifite ifu kahi kahi bigenza mba gute nimufate amazi mujye muri bo dushe
umva Reka rero ndagiye koga ndagiye koga Jamuri wowe urajya muri ya dushe VIP naho twebwe se urosha atasiyo kwimera wewe jambira yo reka nawe agasoma mwana ai mama iwe cyangwa barakuteza no ba iyo yewe jambi yo birakoge yaje mwana kandi bagasoma wangu ye baba we noneho n'amazi muri robine arashyushye yamwe baho n'amazi muri robine arashyushye ntaho tuvuye ntaho tugiye nubwo twavuga ngo imvura iraguye wenda birashoboka ko umuntu uyu mukecuru afite ikibazo pe izi nzu ze ngewe ntabwo byashoboka rwose yo abantu bazajya wapi mali akasoma nakabuze mwana umushari neti za tutubikanya mwana reka reka gasome nakabuze neti za tutubikanya kubera iki mwana ngaho da ese sinajya warashyize he ntarebye hariya ku mugozi nyuma y'igitanda ntabwo ari isuku muri gitanda sasa ni amasomo ajya ariko wa mwana we umugore wawe mba nyoko uwo mama niwese genda urebe mu mbese cyumba cyawe mbona nagiye mu kazi ibintu byose ngasiga wabimira genda urebe mu cyumba cyawe ubu uraje uvuga ngo nabo barayibye murabyina gusa ariko washaje no kwibwiriza no kureba ukuntu nakakaza kaye ku mafaranga maze iminsi mbona afite akantu k'aka business namwaka amafaranga rero ko yamaho mujyanisha muri salo kabisa wagiye ugashaka akazi ukareka kudumbira Zakaye se rero dukunda oya nawe none uvuze Zakaye mutanigo usko ejo bundi nagiye ngiye kuri toilette ngasanga imana n'inda yawe abaturage yuko yajyambiye ari mara agiye kuri byo ko yaba ari kosa rikomeye yaba arikoze mu buzima mana ya sam mana ya wowe ubwawe urabona ukwiranye n'umwana aya ni ikibazo gikomeye ariko reba hano unamuka nawe unamuka urabona ukwiranye n'umwana wawe nyine ni ikibazo gikomeye ariko ni ikibazo cyagakwiye kwigwaho ntabwo ari ikibazo cyatuma nyine ibintu bidogera ibiki bidogera narakubwiye ngo atansiyo umwana wanjye cyane wowe turaza kubyumva turaza kubonana umukwe nakamera n'ijyambere naho uyu uri mu biki mu ishuri ko wigaga cyangwa ntabwo ariko si ubu wageze ukandagira mu ishuri ariko mubyeyi rero oya iyo niba ndi umubyeyi wagombye kunyubaka konti nyine ntabwo ikibazo cyagakwiye gukomera ngo kigere aho ngaho mwavugaga iki nkeneye kumenya wowe nawe mwavuga bo twari turi mu mishinga yacu ibyo by'imishinga ushobora kubivuga upfukama ushobora kubivuga nyine byashokeye muri rekura ni muri rekura byashokeye ntabwo ari muri komisiyo cyiza gatatu n'iby'abana upfukama n'akaguru w'umugabo uramupfukamisha kweli navuze ngo nakubwiye ngo haguruka ariko ubwo nibi ngibi nabyo tuzabikora mu mafaranga yishyura ibintu byo kumfukamisha uzabikoranamo nande tuzabikoranamo njyewe nawe reka nkubwire tuzabikoranamo njyewe nawe amasando muraho neza ntabwo wakomeza kumfukamisha meze uteze ngiye meze neza rwose ariko ikibazo nta nubwo meze neza mu buzima nise kuri gusakuza ntandirode wabiteye utuntu twacu twatuma ntabwo ari utuntu twacu nakubwiza ukuri nsanze umupangaye wacu bimeze bite ko ndeba apfukamye umva ni ikibazo kibabaje umutima wanjye kandi nawe kimubabaza uyu muhungu akwiranye n'umwana wacu Sandrine barimo bakorera iki sanze barimo baganira amwifatishwa izo nka dusanze turi wenda turi no gusomana cyangwa mu bintu by'ukoza umusando kuganira abana iyo bangana ntabwo baganira koko siko nagize ngo hari ibintu bibi bari barimo uyu nguyu aganira n'umwana wanjye oya abana iyo baganiye bangana ntabwo irungo ryamwica ari hano by'umwihorera baganira ikibi nuko bajya mu ni nk'ibyo byose bigendere dore umuntu abanani wavuye no mu kazi
nzakubona ahubwo wowe uzambona kubera yuko ayo mafaranga uzayakura yo kumfukamisha ibyo bintu ntabwo birimo mfukamisha nkanjye. kariya gahungu rero buri abana biriya n'iby'abana na kera wose ntuzi uko kera byabaga bimeze mu myaka yacu. Ntabwo abana wababuza kuganira rwose. ariko sheri ntabwo ngerageza kuvugana n'utuntu tubaho imbaraga se. ariko se buriya rero reka nkubwire mama Sandora, ntabwo uri umuntu uzi nonaha hiwe ariko ntabwo uzi ahazaza hiwe. ubuse twebwe kera twari tumeze gute, reba aho tumaze kugera. si ukubera Imana se? icya mbere ni uko abantu baba bashyize hamwe. umwana wacu oya uriya muhungu mwihorere, buri Imana ishobora kumuhindurira amateka uyu munsi wa none ejo ukamuyoberwa. reka ntabwo ubizi wa mukobwa hano muri karitsiye amaze iminsi amuha amakuru nanjye w'umuntu afite ntabwo ari wanjye. yarambwiye ati nsanga bariya mu mayira babyerekanye amaguru bagize gute. rero niba ndi kurera umwana ntabwo nshaka kuri abo busore kuza kunyangiriza izina ry'umwana wanjye. ibyo byo ni ukuri. uriya mwana tugomba kumurera neza tukamutoza imico myiza akaba umwarikazi, akazahesha ishema ababyeyi be, akazaduhesha ishema, akazatwambika ingofero, nawe mbese ugatega urugori ibirori muri karitsiye mbese tukabicyuza. sibyo rero icyo tuzamurinda ni imico mibi. ariko urabona kuganira n'umuntu wo mu rugo kereka byibuze ari nijoro tubasanze mu yindi mico mibi cyangwa bari hanze y'igipangu, ariko buri abana iyo baganira bari mu rugo ntacyo baba bishisha rwose. none se aka kazi kawe urabona biri kugenda koko? aka kazi kanjye rero biragenda. si ikibazo mfite nyine nawe urabona ni ugukomeza gukorera ahantu hamwe nicaye simenya iyo abandi bari simenya ubona gukomanga se kandi. Mwiriwe abaha. mwiriwe neza, turashima Imana. Imana ishimwe. Kutambwe ko wari ufite abashyitsi. wewe winjira tutaraguhana karibu. Ndisanga. Iyo ni show wawe. ntabwo bavuga sho bavuga shu. Yicarira hano niho hanguye neza, dahara hari kumvuna. ariko ndabona muri no gukora utuntu twiza. dukora utuntu twiza cyane. Ndetse njye mwazanyigishije. bisaba amafaranga. Hari binange nzagukorera nk'iminsi 3 ariko nyigisha. ubugezi uzabivugana ubutaha uzaza aribyo wateguye kumbwira. Hari binange kukubaza niba ejo tuzajya hahandi gusenga. ese umushyitsi wawe ko nta mumenyi? umushyitsi wanjye rero ni umubyeyi dusengana. uyu ni umubyeyi dusengana. uriya harimo ibintu bikomeye. oya se umurebe kuriya buriya yibitsemo impano. arebayo noneho bya bindi ujya umbwira niba uba wakurebeye. si uko akaze ko atajyaga agenda hano se. n'ubundi yaraje kundeba nyine ngo twari twahanye gahunda yo kujyana gusenga. nako akazi kambanye akazi. ariko nawe usigaye ubyihererana, usigaye upanga gahunda ntumbwire. reka nawe hari igihe kigenda ukaza nananiwe ugatinda. ngenda nzawananiwe ariko ntabwo wananirwa kumbwira niba ufite gahunda. n'igihe nanjye nawe afite umwanya tukajyana. mbabarirwa ntabwo bizongera. umbwira rwose hari igihe twajyana nanjye akandeberayo akambwira uko bimeze. bamwita ndetse umuntu mukuru nawe ari bwivugire.